Haleluya, shalom shalom. Yesu nashimwe cyane bene data, mwaramutse neza mwese aho Yesu yagira ubuntu. Mbahaye ikaze na karibu kuri YouTube channel ya Uwano TV. Nitwa Evangeliste Mama Teta, umwana w'Imana. Imana yagira ubuntu bwo kuvuga ubutumwa mu mahanga yose. Ikaze cyane musangwa, ikaze cyane muwe mushyashya. Wowe ukanze bwa mbere kuri YouTube channel, ngwaye ikaze na karibu mu muryango mugari w'abana b'Imana. Nimba utariyandikisha, kanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa sabone, uraba winjiye mu muryango mugari w'abana b'Imana. Uyu munsi rero tugiye kumva ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima. Mbere yuko twumva iryo jambo, reka tubanze dusenge twiragize Imana. Mana nziza, Mana igira neza, se umwami wacu Yesu Kristo, aya masaha ndagushimye ndaguhimbaje ko nta wundi wanye nawe, nta wundi umeze nkawe, uvuga nkawe, ukora nkawe. Mu byitwa Imana nta yakubanjije nta nizaguheruka. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu mbaraga z'ishambaga z'amaso Yesu Kristo, imbaraga z'ubutsinzi n'ubushobozi, ushobora byose nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Data, dore tugiye kumva ijambo ryawe, ndasabira mwene data ugiye kumvira ijambo, mwami Yesu, ijambo ntirunyure mu gutwi ngo ringukire mu kundi, ahubwo ritubere urwego n'impamba bizatugeza iwawe mu ijuru. Ndaburizamo imbaraga zose z'abarozi, abapfumu n'abakonikoni, imbaraga z'umwuka mubi wose aho uva ukagera, mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera fata vora none n'iteka ryose, urakoze. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo navuze ngo kunkumurira mu muriro. Ikintu cyose cyari kiguhangayikishije gikunkumurire mu muriro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu Byakozwenintumwa, ibice 28 kuva kuri 1 kugera ku murongo wa 6. Imana ishimwe. Haleluya, Yesu ashimwe. Tugeze, ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tumaze gukira, tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene gihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi, arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera, ntimukundira kubaho. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro, ntiyagira icyo aba. Ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje, babona ntacyo abaye, barahindura bati, ni Imana. Haleluya, 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 haleluya. Ese waramutse? Ese wiriwe? Ese uraho? Imana ishimwe. Uyu bavuga ni Pawulo. Yesu ashimwe cyane. Hejuru mu ijambo ry'Imana hari aho bari mu nyanja, inyanja umuraba uraza. Pawulo aravuga ngo nimutuze ubwo muri kumwe nanjye ntacyo tuba, kuko marayika w'Uwiteka yari yamaze kubwira Pawulo ngo ni uhumurize aba bantu ntacyo baba, ngiye kubiyereka kubera wowe. Mu nyanja abantu baratera, batangira kujugunya ibyabo bashaka kubimenamena. Pawulo aravuga ati, nimurekere aho, ntihagire icyo mujugunya, turagerayo amahoro kuko turi kumwe n'Imana ahangaha. Imana ishimwe. Ngo bamaze kubambuka, bamaze kugera ku nkombe, ngo bamenya ko icyo kibaya aho bari ngo cyitwaga Berita. Icyo kibaya cyitwaga Berita.
bari bagezeho, ngo abene gihugu ngo barabacira babagirira impuhwe babereka urukundo babacanira umuriro. Imana ishimwe, haleluya. Abene gihugu bari babafitiye amen, barabacira babagirira impuhwe, bari bakonje, bari muri gihe cya neje cya winter niko navuga, haleluya, igihe cy'imvura nyinshi cyane harimo n'ubukonje, barangije babazanira inkwi. Paulo afata initiative atangira kwegeranya inkwi kugira ngo agire igicaniro abantu bote. Imana ishimwe, akibikora ngo muri izo nkwi, muri uwo muriro ngo haturukamo inshira, irangije ngo imurya ku gikonjo. Abandi barabyobserva, aho kugira ngo bamutabare, aho kugira ngo bamurwanire ishyaka, aho kugira ngo baze baramushungera. Barangije bacaho n'iteka ngo nyamara uyu muntu n'umwicanyi yakizirwa inyanja, ngo ariko ubu ngubu bagiye gukinduka. Barategereza bakajya bongorana. Paulo nimba arabibonaga, ntago byanditse, ntago nakongera, biravuga ngo ntituzongere cyangwa ngo tugabanye, ngo barategereza umwanya munini, ngo ariko Paulo asuzugura iyo nshira, we yari yahibonye, arangije akunkumurira mu muriro. Akunkumura mu muriro, icyo gikururuka. Mwene data, nkuzaniye ijambo ryikubwira ngo kunkumura mu muriro ibyo bigerageza urimo uracamo, kunkumura mu muriro ubwo burwayi urwaye, kunkumura mu muriro ibyo bakuvuzeho, hari za karande, hari amagambo, hari ibiduca intege, hari ibigeragezo, hari ibiboshya abana bacu. Ibyo byose naje kuvuga ngo bikunkumurire mu muriro. Ibyo byari bikuraje inshinga bikungura mu muriro, ibyo wabonaga bidashoboka bikunkumure mu muriro, iyo stress yikunkumure mu muriro, ako gahinda gakunkumure mu muriro, ubwo bukene kunkumura mu muriro, uwo muvumo kunkumura mu muriro, iyo nyatsi kunkumura mu muriro. Kunkumurira ikintu cyose mu muriro, ugisuzugure. Abategereje kuzaseba, abategereje ko bazakudeporta, abategereje ko iyo ndwara uzakwica, abategereje ko abana bazapfira muri ibyo byaha barimo, ugiye gukunkumurira mu muriro. Abari bategereje kwiga isoni zizakwambara, ikimwaro kizagukoraho, bagiye kubona Imana yawe, bagiye kubona Imana igutabara, bagiye kubona Imana ikurengera, bagiye kubona Imana ikurwanirira. Kunkumurira mu muriro, kunkumurira mu muriro intege nya wari ufite muri iyi minsi, kunkumurira mu muriro ako gahinda wari ufite muri iyi minsi, kunkumurira mu muriro iyo ndwara bakubwiye ko izakwica muri ino minsi, ihakane vuga ngo ndabyambuye. Ndakunkumurira mu muriro ikibazo cyose nari mfite, ndakunkumurira mu muriro gutsindwa nari mfite, ndakunkumurira isheke nari mfite, ndakunkumurira mu muriro ibyaha nari mfite, ndakunkumurira mu muriro ikintu cyose kitatewe n'Uwiteka ku buzima bwawe. Umuriro w'Imana ugitwike. Kunkumurira mu muriro mu izina rya Yesu Kristo, nk'uko Paulo yakunkumuriye mu muriro icyo gikururuka, icyo kiyoka gikururuka yagikunkumuriye mu muriro. Abandi bategereza igihe kinini, bategereza ko agomba gupfa, bategereza ko bimurangiriyeho. Ndagusabye mwene data, niwongere kwivovota, niwongere gutuka Imana, niwongere kuvuga ngo wavukiye guherekeza abandi. Oya, wavutse ku mugambi w'Imana, uzabaho kandi uzakomera. Iyo ndwara ntago ari yo kukwica, ibwo bukene si ubwo kukurangiza. Abana bawe ntago bavutse kugira ngo babimirizo, ni imitwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo byose byatugendagaho, ibyo byose byari bitugoye, turakunkumurira mu muriro mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo nizo zigomba kutweza, nizo zigomba kutubohora, nizo zigomba kudukuraho iki kintu cyose. Divorce yari yarasinywe, nimba utabishaka kunkumura mu muriro. Uwo mugabo udakijijwe kunkumura mu muriro, Imana imuha agakiza. Ubupagani bukunkumure mu muriro, amadeni yakunkumure mu muriro, ubukene bukunkumure mu muriro, ubushomeri bukunkumure mu muriro, ubukode kunkumurira mu muriro. Igihe umaze ku musozi w'ubukode, igihe kumaze ku musozi wo gutsindwa, igihe umaze ku musozi wo kurata
aya ma exame, igihe umaze ku musozi wo guhora usabiriza, igihe umaze ku musozi wo kwambara ubusa, igihe umaze ku musozi wo gukorwa n'isoni n'ikimwaro, kunkumurira mu muriro, kunkumura ibyo byose, kunkumura ayo madeni, kunkumura ibyo byago, kunkumura ako gahinda, kunkumura ubwo burwayi, kuraho urutare Yesu azakore, kunkumura, gupinga mu izina rya Yesu, gupinga mu izina rya Yesu, kunkumura ikintu cyose Imana itateye ku buzima bwawe, kunkumura, ukunkumure nk'uko umuntu akunkumura itapi yuzuye umukungugu, kunkumura mu izina rya Yesu Kristo, kandi ukunkumure bucece abagutegereje kuzaseba, abagutegereje kuzapfa, abagutegereje kuzakenyuka, abagutegereje kuzapfakara, abagutegereje ko bazakuriza indege bagusubiza iwanyu, abagutegereje kuzaguma uri umusampapiye nta byangombwa ugira aho hantu, kunkumura igisebo, kunkumura ubukene, kunkumura iyo karande yo kwa papa no kwa mama, kunkumura karande yo kwa sobukwe no kwa nyokobukwe, kunkumura icyari kiri ku bana bawe, icyabateraga ubusinzi, icyabateraga ubusambanyi, icyabateraga ubujura, icyabateraga kunywa ibiyobyabwenge, icyabateraga kwigurisha, icyabateraga kurangiza amashuri ntibabone utuzi, icyabateraga kuguma mwizengurukaho, kunkumura mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana utwike ibyo byose, utwike ubikongore, amagambo apfuye bakuvuzeho, igisebo bakwambitse, ururwa bakwambitse, ibyo bagutongereho, ibyo bakuvuzeho, ntabwo uri icyo umuntu akuvugaho, uri icyo Imana ikuvugaho, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo uri uwo nguwo gusuzugurwa, ntabwo uri uwo kubunkandagiza Haleluya, ntabwo uri icyo ngicyo bavuga, uri umwana w'Imana. Imana agira ubuntu bwo kubaho, kuba ugihumeka umwuka w'abazima, uri umukandida w'ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ishobora byose, se umwami wacu Yesu Kristo, warokoye mwami Yesu Kristo Paulo muri iyi nyanja, natwe reka uturokore mu nyanja y'ibibazo, reka uturokore mu nyanja y'amadeni, reka uturokore mu nyanja y'amatiku, reka uturokore mu nyanja y'ibyaha, inyanja y'ubukene, inyanja y'agahinda n'umubabaro, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'amaraso yawe Yesu, maraso yawe natwese, maraso yawe nadutunganye, maraso yawe naduhumanure, namenagure, natwike, nakongore ibi byose byari bitubatiye, ibi byose byari bitugose, ibi byose byatubuzaga gusingira umugisha wadusezeranyije mwami. Tumenaguye izo mbaraga, turatwika icangiro mwami, turatwika inyatsi mwami, turatwika umwuka wareje, turamenagura ko rakoze kw'imwisi y'umwijima, turakunkumurira mu muriro mu izina rya Yesu. Abakobwa bagomewe, abaguye kwishega, mu izina rya Yesu turamenagura izo imbaraga z'imyuka y'urupfu, imbaraga z'imyuka y'indwara wateje Abanyegiputa, mu izina rya Yesu. Duhagaze mu butware waduhaye mwami, turatwika, turasenya, turacaga, turarimura, turakongora, turubika, turatera imbuto y'amahoro, turatera imbuto y'ibyeshimo, iterambere n'irituzo mwami. Umugisha wawe n'utwomeho n'urubyaro rwacu Yesu Kristo mwene Dawidi. Turinganiriza ameza mu maso y'abanzi bacu, Mana wigaragaze, Mana wiyeshe icyubahiro. Abari bategereje ko ducinduka tugapfa, abari bategereje ko duseba mwami, reka imbabazi zawe zitugaragareho, reka ubwiza bwawe bukayangane kuri twebwe, reka ukunkumura icyo utateye cyose kuri twebwe mu mwami Yesu, reka gikwikwe mu muriro mu izina rya Yesu. Nk'uko wagiriye neza Paulo mwami, izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Reka bari bategereje ko ibyago n'amakuba bitugeraho bahindukire bakwaburo, bahindukire bakuramye Mana, niwo ukwiriye guhabwa icyubahiro. Tuguhaye icyubahiro mwami Yesu, reka izina ryawe rihabwa icyubahiro, reka imbabazi zawe ziganze mwami. Tugukuye mwami Yesu Kristo, reka ukunkumura icyari kiri ku bana banje mwami, reka ukunkumura icyari kiri kubategereye kubazumva iyi video Yesu, ibyabahigaga, ibyabarwanyaga. Umuriro w'Imana ubitweke, umuriro w'Imana ubikongore, umuriro w'Imana ubideturize, ubinetralize mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'amaraso yawe Yesu, mwuka wera ukora imirimo n'ibitangaza, herekeza ivugabutumwa mwami, reka wigaragaze nk'Imana nzima, reka ukore kuri buri wese mwami, wari urushyi, wari uremereye mwami.
mwami reka barokumurura kandi umutabare mu izina ryawe Yesu Kristo nasema asante amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha, haleluya. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro ibagurire imbago, Imana y'amahoro ibatabare. Ibyo byose byari bibagose, ibyo byose byabahigaga bikurweho ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Usubizwemo imbaraga, wongererwe ibyiringiro. Imana ikugirire neza, Imana ikumvire, Imana igutabare, Imana ikumurikishiriza mu maso hayo hera, Imana ikwereka inzira ukwiriye kunyuraho, Imana iguha inshuti z'umugisha z'umuvumo ziguhungire kure. Abari bategereje kuseba basebe mu cyimbo cyawe mu izina rya Yesu, amen.